Iyi ni inkuru y'umwana wishe mama we amuteye icyuma mu mutima, mama we akahita ahasiga ubuzima. Incredible TV. Uyu mwana wishe mama we yitwaga Bernadette. Uyu mwana yigaga mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza. Noneho uyu mwana yakuze nta se afite. Uyu mwana akura abana na mama we gusa, ariko mama we amufata nabi, dore ko mama we yakoraga kamwe mu kazi mu kazi gasuzuguritse, mu kazi kazwi nko kwigurisha. Ubwo uyu mwana yabanye na mama we muri ubwo buzima bwose bwo kwigurisha. Noneho uwo mwana akajya ajya kwiga, noneho agasanga mama we nyine ubwo ari kubikurikirana kwaje mama we ubwo yinjije abandi bagabo. Uwo mwana aza gukurira muri ako gahinda ko kubona mama we yinjiza abagabo mu nzu, dore ko hari igihe n'abagabo bazaga basinze, noneho bakaba bakubita uyu mwana cyangwa bakaba banamugirira nabi. Ikintu cyaje kuba kibaho, uyu mwana nyine byatangiye ubundi mama yatandukanye na papa we afite umwana afite imyaka igera muri 3. Noneho nyine uyu mwana aza kugera mu mwaka wa 3 afite n'undi myaka 12, kuko yari yaragwingiriye mu mashuri. Ukumva umwana uba mu bibazo bimeze uko, mama we ntabwo yamwitagaho, ntabwo yamukoreshaga devoir. Rero ibintu byo kwiga nabyo byari ikibazo, dore ko hari n'igihe yamaraga umwaka atagiyeyo, hashira undi mwaka akaba yasubira ku ishuri. Ari gupfundikanya nyine, bahora bimuka, basohora mu nzu. Nyine ubwo uwo mwana yari amenyeye ubuzima bubi bumeze uko nguko. Ikintu cyaje kuba kibaho, uyu mwana nyine yabaye mu buzima bubi, noneho nawe atangira kujya afata ibiyobyabwenge, kuko hari n'igihe hazaga abagabo iwabo baje kwa mama we bakamutuma itabi, noneho bakamubwira ngo aze ari kurinywa kugira ritazima, ngo nta kibiriti bafite, akamubwira ngo aze ari kuritumagura kugira ngo ritaza kuba ryazima. Uyu mwana yabaye muri ubu buzima, noneho bakajya basigana inzoga, barangiza nyine ubwo mama we akugiragure ibiryo akagura inzoga. Noneho yamara kugura inzoga agaha uyu mwana nk'ikipirimusi, akamugura n'irindazi n'umukati, atifata pirimusi usomesha umukati utakuniga. Ubwo buzima uyu mwana yaje kuba yiberaho, dore ko hari n'igihe bakubitaga nyina, cyangwa nyina agakubita abagabo bapfa amafaranga, bapfa ko batishyuye neza, nyina akaba yanabatsapa ikintu kijyanye n'ingome. uyu mwana yabayeho mu buzima bubi, akura ameze nk'icyihebe, akura nta bwoba afite, akura nta muntu atinya, akura mbese ku buryo ngo n'igihe ngo wasangaga ku ishuri ryabo Yohana yarwanye n'akana ko mu wa 6 primaire, kandi wiga mu wa 3. Yari umwana umva utagitinya abantu. Uyu mwana ikintu cyaje kuba kibaho nyine ubwo yaje kwigira kwa tate we, kuko nyine ukumva ubuzima bwa mama we bwari bumaze kumunanira, ubwo ahitamo kwigira kwa tate we. Ubwo yigire kwa tate we nyine kuko bari barabonye ko uyu mwana w'umukobwa aramutse akuriye mu maboko ya nyina yaza kuba aba indaya, cyangwa akaba ikindi kintu kitari cyiza. Ikintu cyaje kuba kibaho nyine, papa we yaje gufata uyu mwana, noneho amujyana kwa nyina. Ubwo nyina wa papa w'uwo mwana niwe nyirakuru. Ubwo papa yese afata uwo mwana amujyana kwa nyirakuru mu buryo bwo kurengera ubuzima bw'uyu mwana. Nyirakuru nawe nyine ubwo hashize igihe nyirakuru aza kwitaba Imana. Noneho nyirakuru aje kwitaba Imana, ikintu cyahise kibaho ni uko nyine uyu mwana yakugombaga kugaruka kwa papa we, byakwanga byakunda. Uyu mwana yagombaga kujya kwa papa we, byakwanga byakunda, kuko nyina we bari baramaze guheba. Uyu mwana nyine ubwo ikintu cyahise kiba, yahise ajya kwa papa we, abana na papa we. Ubwo papa we nyine yari afite undi mugore, ariko uyu mwana yari ihanganye abana n'uwo mugore, aho kugira asubire kwa nyina abe yahakura imico mibi. Ariko naho hantu ntabwo yahatinze, kuko uyu mwana yitwa Bernadette ageze kwa papa we. Noneho ubwo umugore wa papa we amufata nabi, abizi abagore ba kabiri
hari ukuntu batumvikana n'abana bahasanze, ngo uyu mwana yakubiswe inkoni yemwe ibiryo, aravuga ati aho kugira noneho nicwa n'inzara kajya kwicwa n'ababyeyi ba mama. Uyu mwana nyine ahita avuga ngo aho kugira nicwe n'inzara ubu kajye kwicwa n'abagabo ba mama, niko gusubirayo abana na mama we. Noneho ko nyine yari amaze no gukora, babana muri izo tekinike, yari amaze kuzimenyera izo tekinike z'abagabo, asigaye azi amasaha bazira, asigaye azi iminota bamara, aragenda arabamenyera koko, ku buryo nyine hari n'igihe byageze biba nkaho ntacyo bimutwaye abana nabo. Noneho ageze mu mwaka wa 5 nyine ubwo nibwo byahise bigenda, amaze kugenda uko nguko. Noneho ubwo uwo mwana amaze kumenyana n'abo bagabo, hari umugabo waje noneho ashaka gufata ku ngufu uyu mwana, niho ibintu byahise bibera bibi. Uyu mugabo yashatse gufata ku ngufu uyu mwana, noneho ubwo uyu mwana mu buryo bwo kwirwanaho aruma uyu mugabo ukuboko. Mama we araza aramukubita bya hatari, aramukubita ari kuvuga ngo ni gute undumira abakiriya, ni gute urwanya abakiriya banjye. Uyu mwana noneho arakaye ahita afata mama we, nawe ahita, ubwo uwo mwana akibona mama wamukubise yahise abona ko nyine nta muntu umukunda, ahita abona ko nta muntu umufitiye impuhwe ikintu yaje kuba yakora, kuko mama yaramukubise bya hatari, yaramukubise pe, mama yaramukubise kugeza naho yamukubise nyine intoki yakubise uyu mwana atangira no kuruka amaraso, kuko intoki zaravunitse, amuvuna amaguru, amuvunike umwana. Noneho arangije amara iminsi 2, uyu mwana yamaze iminsi 2 nyine yarahunze iwabo. Noneho mu buryo bwo guhunga iwabo yigira mu kiraro, amaze kwigira mu kiraro abamo, kumva nyine azakurya iwabo, noneho kugira atongera guhura n'abo bagabo nyine ba mama we. Umwana noneho akata yigira kwirarira nka hano mu kiraro cyakajyanamo ibizu bishaje tu. Noneho ikintu cyaje kuba kiba nyine baramufashe, ni abantuza nyine abanyerondo baramufashe bamusubiza iwabo. Abizi ko mu muhanda ntabwo byemewe, abana bose bakwiye kujya kuva mu muhanda bakasubira mu ishuri. We n'umuhanda ikintu cyahise kiba, yagiye iwabo birananirana. Noneho hagaruka wa mugabo, noneho amaze kugaruka wa mugabo, noneho ikintu cyahise kiba, umugabo yahise afata uyu mwana na nyina bose arakubita. Uyu mugabo yahise afata nyine ubwo umwana na nyina arakubita, kuko nyine igihe uwo munsi yakubise, umunsi wa mbere akubita uwo mwana, ndetse uwo munsi nyine mama we yakubise uwo mwana afatanyije n'uwo mugabo. Uwo mugabo yaje kuba yafungwa, noneho kuva muri gereza agarutse aza ari kuza kureba abamufungishije, aza ari gukubita uwo mwana na nyine. Ubwo ikintu cyaje kuba kiba nyine, ubwo uwo mwana na nyina bakimara gukubitwa n'uwo mugabo, uwo mugabo yasize abagize indembe, noneho ahita anigendera. Amaze kugenda, noneho ikintu cyaje kuba kiba nyine, ubwo uyu mugabo akimara kugenda, mama w'uwo mwana yadukiye umwana aramukubita ati abakiriya banjye niho bankuyeho, niho twifanisha n'abakiriya, niyo wabaye umugore uve hano ushake. Ikintu cyose kuba kiba, umwana agahinda karamwishe ararakara, ahita ajya kuzana icyuma, asanga mama ye mu cyumba aho yari aryamye, ahita akimukubita.